Reka twongere tubasuhuze kandi tubifurize kugira ibihe byiza. Mama muraho neza? Isashimwe. Sawa to nziza. Umunsi w'umunezero. Izere ko umeze neza. Nta kibazo. N'amahoro. N'amahoro. Turabasuje kandi tubifurije kugira ibihe byiza aho muri mu bice bitandukanye by'u Rwanda mwumva biganiro bitandukanye by'ivugabutumwa bya Kwiringira TV. Tunejejwe no kubakira ngira ngo imbere yacu cyangwa se imbere yanyu kuri screen zanyu kuri kamera muri kwabona umukecuru w'imvi nyinshi cyane ushima Imana. Turi mu ntara ivugabutumwa ya Mugombwa, itorero rya Remera, ni akarere ka Gisagara, n'ubundi umurenge ni Mugombwa. Mukecuru tuguha ikaze. Meze neza? Uratangira wibwira bari kutwumva kugira ngo tuganire tuziranye. Jyawe nitwazana inka Tasiyana. Ntangira uyu murimo wo mbatizwa. Yego. Nabatijwe muri 97. 97 mu kwezi kwa 9. Twari duhungutse tuvuye i Burundi. Yego. Niho naje kuza muri iri torero nabatijwe hano. Yego, hano Mugombwa. Hano muri iri torero. Yego. Iri torero niryo nabatirijwemo hano ryari itorero rya Nyarukeri. Niho nabatirijwe. Yego. Icyo gihe wari ufite imyaka ingahe niba ubyibuka? Jyawe kubera uyu munsi tuvugana mfite imyaka 82. Wow. Wakwibaza nyine wenda cyo gindi hagati. Yego. Iyi myaka naba nari ngezemo. Yego. Uyu munsi wa none ukimara kugira mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa 7 imbere wari wasengeraga hehe? Mbere nasengeraga mu itorero ryo mu Gatolika. Yego. Ariko nkomeza kujya numva bavuga umunsi w'Imana mu gatabuka wari kagatigisi nkajya numva bavuga ngo umunsi w'Imana ngo mu Bayahudi umunsi w'Imana wari Sabato. Yego. Ariko ngo Kiliziya Gatolika yitorera umunsi w'icyumweru. Ukabyisomera? Ntabwo nabisomaga, nabyumvaga kuko sinigeze nsoma. Nta shuri nigeze ngeramo. Yego. Ariko nza kubyumva byumva biratinda bishyira kera. Umugabo Sirasi wasengeraga muri itorero ry'Inyagahuru akomeza kundarika ariko nkomeza kubyigaho. Sa nunabyanga bitewe nuko iryo torero nabatirijwemo ari iwacu babatirijwemo. Hariho nasezeraniye nkomeza kubyanga ariko ibyo nkakomeza mbyibazaho. Yego. Ukakomeza wibaza kuri wa munsi w'Imana w'Isabato kubyibazaho. Noneho rero nyine igihe kimwe nyine ubwo muri 97 duhungutse. Yego. Haje kuza umwana uko mugabo Sirasi. Haza arambwira ati uzajya ujyane n'iwacu gusenga ati kandi iwacu ati hari Nyarukeri hari amateraniro. Yego. Atazaba ati bateranye ati y'ibitaramo. Yego. Noneho rero nyine umwana arabimbwira bukeye ndagenda njya kubibaza iwabo. Yego. Hari amateraniro. Uwo Sirasi yari umwana icyo gihe? Sirasi uwo mwana wabimbwiraga ari umwana we ariko Sirasi yari umusaza. Yego. Noneho rero nyine ubwo nagiye umwana ndamubwira ati icyo gihe nta kintu nari mfite cyo kwambara. Ndavuga ati mwana wese nahajya ariko nta kintu mfite cyo kwambara. Ambwira ati iwacu bagutiza umwenda tukaba ugenda wambaye. Yego. Ukabatizwa? Ukabatizwa. Yego. Nagiye mbibaza iwabo, maze kubibaza iwabo barambwira tuzaze tujyane ejo hari amateraniro. Ndagenda ndaza burakeye ku Isabato turaza usanga yibeshye ayo materaniro ntayabaye y'ibitaramo. Ibitaramo byabaye ku cyumweru barongera baraturarika batejo ku cyumweru muzaze hazaba hari ibitaramo by'amakorali. Ku Isabato waje ku cyumweru siba misa uravuga uti ngombe njye kureba siba misa za muri ayo materaniro. Naraje nshimishwa n'indirimbo z'amakorali yarimo uriya muhungu wabasimba uriya n'ubundi baturirimbishije. Yego. Waririmbishaga indirimbo za? Waririmbishije indirimbo za 200 bwa mbere. Watangiye bwa mbere. Ubu zisigaye zarabaye za 500. Za 500 ndabizi. Yego. Naje gushimishwa rero n'icyo gitaramo. Yego. Ndaje ndavuga ati ntubundi kumva mu Bayahudi umunsi w'Imana wari Sabato Kiliziya Gatolika igatora icyumweru. Nkundi hariya ndakora iki? Yego. Ndaza ndiga mugabo Yasoni
hari umukuru w'itorero yari umugabo ya Soni ubu ntari hano sinzi ahantu yimukiye. Yego. Umugabo uriya musaza bita ntuze uririmba muri iriya korali. Icyo gihe hari korali waba wibukamo muri izo korali zaririmbye muri icyo gihe hari iyo waba wibukamo cyangwa nk'akaririmbo baririmbye ukumva kakaka? Nagiye imyaka ibaye myinshi. Yego. Ubwo rero nyine icyo gihe hari umupasiteri wari uhari wayoboraga intara ebyiri. Yego. Yayoboraga intara akayobora n'intara ya Murama. Ya Murama. Yego. Naje kubatizwa muri uku kwezi nyine mu kwezi kwa cyenda naje kubatizwa. Yego. Hashize iminsi banturira ubudiyakoni. Wow. Umudiyakoni. Yego. Haza gukomeza nyine ndakomeza byerekeye iby'isuku ntabwo nigandaga. Wari ufite n'imbaraga. Kwiga mu gitondo n'igihe wajyaga nkingura hano. Yego. Umugabo ya Soni yari atuye ahangaha. Yego. Muri iyi nzu. Muri iyi nzu. Yego. Uwo mugabo wundi yari atuye hariya ubu sinzi aho yimukiye cyakora ya Soni wari hariya hirya. Yego. Umusaza Basimba yarahari se buriya mugabo uririmbira. Yego. Ubwo nyine umudiyakoni narega ubudiyakoni hari isuku mu rusengero ndiga karindwi mu gitondo. Abigaga kuwa gatandatu no kuwa mbere nyine kuwa gatandatu w'isabato no kuwa mbere w'isabato. Ubwo ni kuwa nyuma. Yego. Abadiyakoni nyine ubwo bakaduha imyanya yo gukora isuku mu rusengero. Nkaza nimugoroba nkaza nkakora isuku mu rusengero. Yego. Nkataha nimugoroba nkagera imuhira. Yego. Ntuze kunanirwa ariko. Yego. Icyo gihe umurimo wari umeze ute muri iyo myaka ivugabutumwa ryari rimeze rite? Ivugabutumwa byari byiza, byari ibintu bishyushye. Abantu basenga ubona bitabira ari ibintu bimeze neza. Yego. Rwose. Yego. Wambaye akenda keza Dorokasi. Akenda rero nyine. Yego. Hano baje gutinda nyine hariya bubaka urusengero hariya mu Kabuga. Yego. Niho urahari intara mu Kabuga. Yego. Ivuga butumwa nyine ya Mugongo niho hari ku cyicaro. Yego. Naje ku cyakora nyine aho nyine ubwo usibye ko naje kubicamo kuko kwa siteri hasi rasa bantije umwenda nkajya nambara. Yego. Naraje umumama wasubiye kumpa umwenda nazaga gusenga nambaye. Ni umukecuru se wa Simiyoni. Yego. Simiyoni bita Murundi hariya kwanuze kwa Manuel. Yego. Anyungutiya n'agapira. Ati ujyana gusenga rwose. Yego. Hashize iminsi itorero bafasha abakene bampa agatenge. Yego. Ndakambara. Amen. Yego. Byaje gutinda rero urusengero rwa hariya rurubakwa. Yego. Baza ko twimura. Twimuwe n'umupasiteri wari ntuze witwa pasiteri ubu ngubu nyine yaranimutse ubu ngubu yayoboraga intara ya Murama. Yaranimutse ubu ngubu yabaye n'umupasitori ukomeye ubu ngubu witwaga Samuel Ngirinshuti. Samuel Ngirinshuti ubu ni umuyobozi wa Firidi. Ari muri Firidi. Yaje kuvuga ati abantu hasengeraga i Nyarukeri bazabaha ibyemezo baze bateranire bajye bateranira hano urusengero rushyuhe. Yego. Bahigire mu gitondo bajya gusengera aho basengeraga ariko mu gitondo ku mibyizi bajye baza basengera hano. Yego. Ko naje gukomeza mbu umudiyakoni nza gutorerwa nanone nza kongera bantorera icyiciro cy'abantu binjiza abantu abakorerabushake abanyabwuzu. Kuba umunyabwuzu
byari bishyushye icyo gihe rwose. yego. Noneho mukecuru uko imyaka yagendaga itaha urumva umaze gutorerwa, wabaye umudiyakoni, uva ku mudiyakoni ubaye umunyabwuzu. Yego, wumvaga wiyumva ute umuntu uje vuba mu itorero ry'Abadivantisite ukabona bari kukwakirana numvaga bimeze neza. Yego, nza kujya mu itorero, nza kujya mu ntuze muri korali wow, y'abamama ya Mifemo. waririmbaga irihe twibutse? Naririmbaga risanzwe nyine, ntabwo naririmbaga ijwi rindi, ni risanzwe, niba ariyo bita tenoro, niba soprano. Hari soprano, hakaba baze, hakaba tenari na ruto. Yego, yego. Urakibuka kuririmba? Yego, imyaka ibaye myinshi. Noneho rero nyine biza gushyuha, birashyuha, nza kurwara rero, ko hashize imyaka ishize nza kurwara. Yego, nje kurwara rero, urumva naje gusimburwa, hashize nk'imyaka nk'ine nsimbuwe, ntakiri no muri ibyo ndirimba. Nyine umaze kunanirwa. Icyo gihe naho hariya naho naje kuba nyine uko nari umukene, nta kenda ntaki, uyu mwenda naje kuwukorera nkubura, barantoye gukubura mu rusengero, kubura n'ikibuga cyose nkagikubura n'urusengero nkarukubura. Yego, bakajya bampemba amafaranga 3,000 ku kwezi. Yego, uyu mwenda wa Dorcas, uyu mwenda niho naje kuwukubura. Yego, twa dufaranga nayo ntibikirwa n'umugabo wo mu Kabuga twasenganaga, ari umukuru w'itorero. akajya atumbikira, igihe kigeze bati turashaka kugura imyenda ya Mifemo. Yego, kwa dufaranga twanjye baratubikura, banguriramo mwaka uyu mwenda. Hari kubera umaze kugira imbaraga nke kandi tukaba tuticaye ku gatebe, reka twigire hafi gusoza kugira ngo tukurekure uruhuke. Uyu mwenda wambaye Mifemo, urubyiruko abantu bari kutwumva, abana bakiri bato, uyu mwenda twavuga ko wafatwaga ngute tugereranyije nko muri kino gihe? Wabaga wubashywe. Yego, wambaga nyine no kwambara ku munsi wa Mifemo. Yego, cyaje kugera nanone ntigurira ifurari. Yego, iyo nyine ari ku munsi wa Mifemo, nanjye akakenda mba nakameshe, nkakambara, nkashyiraho ifurari, nanjye nkajya gusenga. Harya umukenyero ugura ngaho ubu ngubu? Abantu bari kutwumva, ufite umukenyero? Ufite umukenyero? Oya, w'iyi nuza wa Mifemo. Nta mukenyero ufite. Ku bantu bari kutwumva, mudufashe. Ku bantu bari kutwumva, umukecuru, mama wacu, mwihangane kuba bari kudukurikira twese uko bangana, uko mungana, tuzagurema mu mukenyero, tuzawukugurira. Amen, amen. Tuzawukugurira pe. Nta bushobozi mfite bwo kuba nawugura, ariko tuzawukugurira, humura. Hari abantu bari kutwumva, sibyo, benshi kandi batandukanye, bari kumva kino kiganiro, bazakurikira kino kiganiro, kandi nubwo batazabikora, tuzabikora. Tuzavugana na pasiteri, tuzavugana, azaguha umukenyero. Ikintu nashimiye Imana, numva ko naje ndi umukene. Yego, ubu mfite igitenge nzindukana. Wow. ubu mfite umwenda nzindukana, usibye iyo Mifemo y'umukenyero utarabona. Yego, humura nawo niyo ntarabona, ariko ubundi ubwo bukene nabutaye inyuma bw'ubukene bw'umwambaro. Yego, usibye ko nakenye, ariko sinkennye umutima. Nicyo cyambere. Ikindi rero cyatumye nanjye mpagarara hariya, nanjye mu bandi. Yego, nk'ubu najyaga neza utwaka. Yego, mfite akanima nkodesha. Yego, noneho leta ikaba iha amafaranga abakecuru. Yego, none bayadukuyeho. Yego, koreye mu kwezi kwa 8 bayadukuye, inkunga bayidukuyeho, niyo nacungeragaho nkatanga icyacu. Yego, heza utwaka nkavuga n'abanejeje 10 z'ibishyimbo, ngomba gutangamo 1 icyacu. None ubu nyine byarancanze. Yego, no guhinga sinkibishobora, n'imbaraga ni nkeya. Yego,
ariko humura dufite Imana. Icyo tuzi tuzavugana na pasiteri umukenyero azawukugezaho. Humura uzajya ugenda kubitemo agafurari ukubita agakenyero rwose ugenda umeze neza. Amen. Yego agakenyero uzaba ugafite. None reka twitegure gusoza kugira ngo unagere mu rugo hakiri kare. Uyu munsi imbaraga mu murimo ivugabutumwa urabona bimeze gute? N'ivugabutumwa uyu munsi mwari kumwe na Musoni Flavie, ni iki mwabonye, ni iki yongeye kukwibutsa mu bigendanye n'ivugabutumwa? Yanyibukije ibyerekeye uko ubu abantu nyine tuba tumeze mu itorero. Nibyo numva yatwibukije, yatubwiye ibya Yesaya n'abana be. Yego, ukuntu basuzumwe agasanga nta n'umwana n'umwe waba umwami wa Isiraheli. Yego, nabyumvise. Ubwo rero nyine nicyo ntahanye ko hatoranyijwe benshi, ariko hakaba hari kaboneka umwe. Yego, icyo kintu ndagitahanye. Ubumwe ni njyewe ni wowe. Mukecuru reka tugushimire kandi tugusezere cyane, tugusezeranyije ko rwose muri nibiba ntayo ariko pasiteri azakumenyesha umukenyero wawe uzabona ukuzaniye, sibyo? Kwati dure umukenyero wawe nguyu rwose. Yego, ngawushimira bari kudukurikira, tubasezere. Ndabashimiye, Imana ihabwe icyubahiro. Yego, kandi ikomeze kuturinda. Ndashaje, ndi umusaza, ariko Imana izampa amasaziro meza. Humura, nzasazire muri Yesu. Humura, amasaziro meza izayaguha. Reka usengere abari kudukurikira ndetse unadushyira imbere y'Imana. Twebwe tuvuga ivugabutumwa nk'uko watubonye kuri YouTube. Ubu butumwa bwawe buzakwira hose, nubwo waba warasinziriye. Message uzagumaho ikomeza, igira abana ikomeza nk'abakecuru buti kubera iki kanaka yagumye mu murimo angana kuriya, afite zirambi zingana kuriya, kubera iki ngewe nagamburura nkava mu murimo. Ati oya, singomba kuva mu murimo. Ngaho rero ugiye kudufasha udusengere, udushyira imbere y'Imana. Tugiye gutaha dusubira i Kigali, nawe usigara amahoro. Ubwo randevu ni ukubona umukenyero wawe. Amen. Ngaho dusengere. Data mwiza, Imana ishobora byose, Imana umuremyi, Imana data, Imana itwitaho uko bwije n'uko bukeye, Imana ituyeherengera mu ijuru hategerwa n'inkozi z'ibibi. Mugabo w'amahanga se bujaho ubugingo bwacu akanya nk'ako umugoroba nk'uyu, turagushimye turaguhimbaje, ushimwe urakarama. Amen. Tugushimiye ko waturinze ukaturinda tutari beza, ukaturinda tutabikwiye, ariko ukatwihanganira amafuti yacu n'ubugoryi bwacu, ukaturindana n'uyu munsi kuri iyi tariki, ukaba utegereje kuri uyu munsi tugihumeka nta gikuba cyacitse muri twe, ushimwe urakarama. Amen. Ngaho rero bana natwe muri byose uyu munsi wose, ubwo tugiye kwinjira mu mwijima w'icuraburindi, ukomeze kubana natwe, uturinde, uturagire, utunganire muri byose, uducemo umwanzi n'abadayimoni bose, waducemo nk'uko baciye mu bwami bwawe, ushimwe urakarama. Amen. Nuko rero dusabiye Imana ishobora byose, dusabiye itorero ry'Abadivantisiti umunsi wa karindwi, dusabiye ivugabutumwa Imana ishobora byose, dusabiye abayobozi bakora muri kino gihe kidasanzwe, turabasabiye kugira ngo bakomereze mu murimo wawe. Benshi twihane, twihindukire bikitwa none nuza tuzaragana mu bugingo buhoraho. Amen. Komeza kubana natwe muri byose rero. Ni ukuri dore tugiye kugenda mu byuma, abagiye kugenda bajya i Kigali bagiye kugenda mu byuma bitagira amaso, bitagira ubwenge, ariko uba ari we ubabera umushoferi, ubayobore nibagera mu macumbi amahoro, maze nabwo turashima izina ryawe. Amen. Ngaho komeza kubana natwe muri byose. Sabira itorero ryacu Nyagasani, Imana ishobora byose, dusabiye itorero ryacu, dusabiye ivugabutumwa ku murimo, Imana ishobora byose, kugira ngo ukomeze kuturinda, uturindire muri iki gihe giheruka, uturinde, uducemo umwanzi n'abadayimoni, baducemo nk'uko baciye mu bwami bwawe, ushimwe urakarama. Amen. Ngaho rero ntabwo tugusezeye, ahubwo tuguhungiyeho, ukomeze kubana natwe, ujyane n'abagenda, mugendane n'abagenda, natwe usigarane natwe, maze ubwo tuzasubira guhura tuzashima urukundo rwawe. Amen. Ariko ntitutaba tunahuriye no muri iyi si y'imburagazane, uzaduhe guhurira kuri ya nyanja y'ibirahure, twese dushima urukundo rwawe. Ngaho rero dusezereshe umugisha wawe, ntabwo tugutotesha amagambo nk'ayakurusha, tutarasaba ubuze ibyo dushaka, ubuze ibyo dukeneye.
iby'ingenzi urabizi byatuboneza bikadutunganya bikazatuma tuzatura iwawe ubiduhane n'abagukunda bo mu mpande enye z'isi mu izina ry'uwatwitangiye Yesu Kristo amen amen. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.